Hari abantu benshi batsinze ubuzima nubwo abo bantu benshi batangiye nta kintu bafite. Ese birashoboka ko indirimbo imwe yakamamaza igihugu cyose kurusha amatangazo? Hari umusore w'umunyarwanda uri gukoresha impano ye kugira ngo yereke isi ubwiza bw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko si ibyo gusa, hari amasomo 3 uri bukure muri iki kiganiro nugikurikirana ukakirangiza. Intangiriro y'iki kiganiro ni nziza cyane. Murakaza neza kuri Asaf TV mu kiganiro My Key, aho usobanurirwa imfunguzo 3 abandi bakoresheje kugira ngo bagere ku iterambere ryabo, nawe wazapurika mu buzima bwawe ukabasha kugenda neza mu gihe wakurikije izo mfunguzo 3. Reka dutangire ku nkuru ho gatoya. Iyo urebye iyo ndirimbo ubona ahantu nyaburanga, umuco nyarwanda n'urukundo rw'igihugu. Aha niho abantu benshi bahita bibaza ibintu bigiye bitandukanye. Ati si impano ishobora kubaka igihugu? Yego, ariko inkuru ntihita irangirira aho ngaho. Hari amasomo akomeye tugiye gukura muri iki kiganiro. Isomo rya mbere ari narwo rufunguzo rwa mbere: koresha impano yawe mu kubaka igihugu. Ntabwo impano ari iyo kwishimisha gusa. Iyo uyikoresheje neza ishobora gutuma abantu bo ku isi bamenya igihugu cyawe ndetse nawe ubwawe. Niba hari ikintu kimwe ugomba kwibuka ukamenya muri iyi video, ni uko impano yawe ishobora guhindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Gira ishema ry'igihugu cyawe. Iryo ni isomo rya kabiri. U Rwanda rufite ibyiza byinshi pe. Iyo uruvuze neza uba utanga umusaruro, umusanzu n'iterambere ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko hari isomo rikomeye risigaye rya nyuma tukahita dusoza ikiganiro cyacu, kandi abantu benshi niryo bibagirwa ntibaryiteho. Tangira n'ikintu ufite aka kanya. Uri umuhinzi, uri umucuruzi, uri umu businessman, tangira n'icyo ufite aka kanya. Ntutegereze amafaranga menshi cyangwa ibikoresho bihenze by'agaciro biri hejuru. Abantu benshi batangira ari bato nta bintu birenze bafite. Aha niho abantu benshi bakorera ikosa. Bategereza igihe cyiza, nyamara intsinzi itangira ku ntambwe yawe ya mbere. Ubutumwa butoya bugiye gucamo muri iki kiganiro ni ubw'urubyiruko. Rubyiruko, impano yawe ishobora kukugeza kuri byinshi kandi bitandukanye, ariko ibiyobyabwenge bishobora kuyisenya mu kanya gato nk'ako guhumbya direct. Irinde gukoresha ibiyobyabwenge kuko byangiza ejo hazaza. Hitamo kubaka igihugu ndetse no kugikunda no kugikorera, ubundi utekereza ku iterambere ryawe ry'ejo hazaza. Dusoza iki kiganiro, hari isomo rikomeye cyane twigiye ku muhanzi bita Titi Brown. Ni umubyinnyi ukomeye hano mu Rwanda. Nicyo kiganiro uyu munsi twibanzeho, tukavuga kuri uno mubyinnyi nubwo abantu benshi batamusobanukiwe, ariko umuntu warebye kuri thumbnail yasobanukiwe neza. Isomo rero rikomeye twamwigiraho, Titi Brown wasohoye indirimbo igakundwa n'abantu benshi cyane, nuko impano yawe ishobora kuba urufunguzo rwo guhindura ubuzima bwawe no kwamamaza igihugu cyawe. Iriya somo ryagukoze ku mutima uyu munsi, ryandike muri comment
kandi ntuhagarare, reba izindi video ziri kuri Asafu TV, hari igihe wasangaho video ikaguhindurira ubuzima. Reka dukomeze tubane mu bindi biganiro. Ciao ciao.